ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya. Yesu Kristo nashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa none buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo nashimwe, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Yesu Kristo ashimwe, nshuti zanjye. Yesu Kristo ashimwe, tubanje Imana hose muri byose. Dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye Imana intwari ku rugamba, mu bumana bwayo ikoze nkayo. Iri joro hari icyo ikoze. Iri joro yakurinze nanjye yandinze, yakubambiye amahema nanjye yambambira amahema. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo nyemerera uzamurire Imana icyubahiro, uyishimishe umutima wawe, wibuke iby'Imana yakoze. Ntabwo turi abana b'ingayi, tuba dusenga dusaba Imana ngo itugire neza, itwibuke, turwanirire intambara, ituburanire imanza, iducire inzira. Tuba tuyisaba ibintu byinshi, ariko ibyo byose mbere y'uko ugira ibyo uyisaba, banza ugire n'icyo uyishimira. Wibuke ibyo yakoze, kuko yabikoze atari ugukiranuka, si uko watanze ibitambo bizima bishimwa n'Imana, si imirimo myiza y'indashyikirwa wakoze. Urukundo rwa Yesu rwonyine nirwo rwatumye Imana ikurinda kwitaho, iragukunda. Yihereza icyubahiro rero. Waririmba nka wa muririmbyi w'igahogo, korari Gahogo niyo yigeze iririmba muri ADEPR, iravuga ngo wanciye iki Yesu. Nawe washima Imana ukavuga ngo wanciye iki, ko wankoreye biriya na biriya, ko wakoze biriya na biriya, wanciye iki Yesu. Biragukwiye kongera guha Imana agaciro mu mutima wawe, ukayishimira, kuko hari aho yakuvanye hari hakomeye, ndetse hari n'aho yakugejeje utakekaga ko wagera. Ushima Imana rero, kusanya ayo mashimwe, nurangiza uhereze Imana icyubahiro mu mutima wawe. Uyu munsi ubanze Imana, uyibanze ku babisha bawe, uyibanze ku bagukubitira agatoki ku kandi. Imana ihagere ikuburanire, ikurengere yewe. Imana ihagere ikwiteho, ikuvuganira aho utavuga. Rega hari n'aho utabasha kugira ngo uvuge. Wenda wanahagera ugahita uturika ukarira, unahahagaze wagira ubwoba. Imana ikuburanire, ikurengere. Imana ishimwe. Reka nkubaze, nk'ubu baguhagaritse hagati y'abapfumu n'abakonikoni n'abashitsi, urumva wagira icyo uvuga? Waceceka, wavuga utakange karashobotse. Imana yigaragaze. Niyo mpamvu rero njya nkubwira ngo banza Imana no kubabisha bawe. Imana igende habe, yubike imigambi y'incakura, ibacanganyikishe mu izina rya Yesu Kristo. Indimi zabo ntizigahuze ngo bahuze imigambi yabo ku buzima bwawe, ahubwo indimi zabo izitatanye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihakubere. Nakubwiraga ngo ubanze Imana uyishime, ubanze Imana uyihe icyubahiro, ubanze Imana uyibanze mu byawe no ku bawe, ubanze Imana hose. Imana nishimwe. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu igira iti Imana yibuka isezerano. Ni ukuri twabonye Imana ko ariyo yibuka isezerano. Twasanze yaributse isezerano ry'Abisiraheli, yibuka isezerano yari yarasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yibuka isezerano, yumva gutaka kwabo, ngo gutaka kurazamuka kuragenda kugera ku Mana. Ngo Imana irangije irabareba, imenya uko bamerewe. Imana irangije yibuka iryo sezerano. Twasanze Imana yarabagiriye neza, irabatabara, ibakura mu maboko ya Farawo, ibakuje y'amaboko yayo akomeye. Imana yibuka isezerano. Imana yarabibutse yewe. N'uyu munsi nawe hari aho yagukuye mu bintu bikomeye cyane. Imana yibutse isezerano. Imana ikugirira neza. Imana irakwambika, iragukarabya, iragukesha.
Imana igutambagiza amahanga si wareba. Imana ikwicaranya n'abakomeye ntiwareba. Ariko ibyo byose ntabwo ujya ubiha agaciro, uhereza Imana icyubahiro. Rero Imana yibuka isezerano, yazeje kwibuka Dawidi, imugirira neza, imugira umwami. Imana ishimwe kuko itareba nk'abantu. Ise yari yamwibagiwe, ndetse n'abakuru be babona ari bo babishoboye, kuko bari baragiye muri za training zo kuba abasirikare b'umwami Sawuli. Ariko Uwiteka ntareba nk'abantu. Rero Imana yibuka isezerano, igirira neza Dawidi, yewe imwimikisha amavuta. Imana ishimwe ngo nuko Samweli amwimikisha amavuta. Imana yibuka isezerano, humura icyo Imana yakuvuzeho izagisohoza. Imana yibuka isezerano. Reka dusome ijambo ry'Imana, urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, ibice 3 umurongo w'8 handitse ngo iki? Titire y'ijambo iravuga ngo ibyo kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe. 8 handitse ngo ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe, yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000. Imana ishimwe cyane. Imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. 9, umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza, riratubwiye ngo Imana ntabwo itinza isezerano. Turacyavuga ngo Imana yibuka isezerano. Nakubwiraga ngo rero Imana ntabwo yatinjije amasezerano yagusezeranije. Ijambo riratubwiye ngo umunsi umwe ku mwami Imana, umunsi umwe ku mwami Imana, ngo ungana n'imyaka 1000 imbere y'Imana. Umunsi umwe yawukuramo imyaka 1000, kandi imyaka 1000 yavanamo umunsi umwe. Imana ishimwe. Navuganaga nawe uvuga ngo Imana itinjije isezerano ryawe. Kuri iyo myaka uko uyibara imbere y'Imana biracuramye. Ushobora kubona ari imyaka myinshi cyane, ari iminsi myinshi cyane, ariko yo ikabona bikiri amasaha, ikabona bikiri amasegonda. Niyo mpamvu ivuze ngo imyaka 1000 ku Mana, ku mwami Imana ngo ni umunsi umwe. Noneho twebwe muri bya bindi tubona ari umunsi umwe, ni cya gitangaza Imana ikora tukavuga ngo kiratunguranye, kirihuse. Nuko ku Mana umunsi umwe kuri yo biyinganira n'imyaka 1000. Umunsi umwe ivunjiramo ikintu kimwe kigaturika, abantu bose bagahubangana, bakavuga ngo mbese Imana yuriye ibahe? Ese Imana yuriye ikora iki? Ese Imana yuriye akiyihutisha amasezerano? Nuko ku mwami Imana umunsi umwe ku bategereje Uwiteka, umunsi umwe ku bakiranutsi. Ku Mana ibikora nk'aho ibikoze mu myaka 1000, ikabikora neza. Noneho wowe munyamasezerano wirirwa ubarira Imana imyaka imaze itagusoreza amasezerano, ikubwiye ko imyaka 1000, ndavuga ya minsi umaze utegereje Imana. Ku myaka 1000 wowe uri kwirebera, ku myaka 5, 6, 7, 10, 15 uri kubara imbere y'Imana ngo ni umunsi umwe. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo. Imana ihabwa icyubahiro. Turacyavuga ku Mana yibuka isezerano. Ijambo rirakubwiye ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe tubitekereza yuko iritinza, ngo ahubwo itwihanganira, idashaka ko
hagira n'umwe urimbuka. ni ukuvuga ngo Imana ibintu byose ibisohoreje icyarimwe, abantu bose igabasohoreza amasezerano icyarimwe, mbese na bya bindi ikabisohoreza icyarimwe, abenshi barimbuka. Rero ngo Imana itwihanganira, idashaka ko hagira umuntu n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Imana ishimwe. Nicyo gitumye ubona hari amasezerano yawe yatinze, ni uko igitegereze abihana, ni uko igitegereje kwihana kwawe ko gushyika, ni uko igitegereje ko abo mu muryango wawe bihana. Rero ntabwo umwami Imana yatinjije isezerano nk'uko wowe wabyibwiraga, ni Imana yibuka isezerano. Shalom shalom, muhahe muronke, muzagire wikendi nziza, Imana izabanezeze, muzabane n'Imana, muzagira ibihe byiza, muzuzure umwuka wera, muzagira ibihe byo gusenga, muzanezererwa Imana. Imana ibagirire neza, abazagenda mu mayira atandukanye, muzajya isafari, Imana izabajya imbere, Imana izabagaragariza ukuboko kwayo. Shalom shalom. ineza yawe